Reka nkubaze nanamara amatsiko abantu ejo kiriya kiganiro bajya kugishyiraho Keza ubwe Keza kuri Keza TV show yaravuye hano ahangaha ureba ahangaha ureba mu rugo cameraman we ni Dani yego ariwe mugabo we baje kunsura ko narwaye nimba ari pranka ko baje kunsura ko narwaye kweki baje kunsa kandi bazi ko narwaye ngiye byambabaje sibyo gufata ikintu cy'umuntu bakakitira urundi Yesu mu byukuri ko nabonye kuri no channel haraje uriya musore ngo ni Kaganga ya uriya musore Kaganga Kaganga ibintu yavuze n'ibyo uriya yavuze bihuriye he nimba ikibazo gifitanye na Kaganga nibagende babikemurane niba bazi ibyo bakoranye nabyo kandi birango kuri gushira no mu biganiro nimba umuntu w'umugabo yifasha akaza akicara imbere ya kamera akavuga gahinda ke hanyuma se nahamagaye iyi nimero yakorana nabonye rero muza kuri channel yanyu ko nge nabanje guca kuri noza kuri Saduna abe yamfasha yego waranga hamagarira munyamakuru abero bamuntu ushaka ko yagufasha batanije amasambo yo barimo gupfa niki kindi arimo bakuryaza mubeshyera ahubwo ngiye ikintu nibashije byananteye kukibaza cyane naraye nibaza bura sinigeze nsinzira sibyo nibashije hari ikintu mupfa reka nkubaze nanamara amatsiko abantu ejo kiriya kiganiro bajya kugishyiraho Keza ubwe Keza kuri Keza TV show yaravuye hano ahangaha ureba ahangaha ureba mu rugo bagira gute nabona gakora ibiganiro by'ukuri none wayi bumva ko nakiri ikibazo ayo mafaranga se amwana yamaga ndagira ngo sibyo utanga ukuri turaza kuza kuvugana nta kintu umuryango wa Innocent utari muri ibi bintu rero nta kintu ngiye kubabwira ko buri muntu wese afite ubwenge no gutegura kamera kuriya nawe bikore kuko nge ntabwo nyitinda ku magambo mani y'abantu nge njya gukora njye kujya mu murenge baravuze bavuga yuko ngo ari planka gukora ku idarapo iyo planka nawe azayikore n'uwo muntu nawe uvuga ngo ntabwo ari byo nawe azabikore nk'aho uko yabikoze agenda arwara iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya rwakazamura ibyishimo by'u Rwanda bagasika mutuno saa 7 n'umugoroba samatera gaceka cyangwa gasambundi wicara kuri Manzi na Innocent TV wirebera ibyiza byinshi tuba twagutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kwibona ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gukora share ku biganiro byacu kugira ngo bibashe kugera kure cyane hashoboka uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo ndihe iyo ndi mwaka kayira byanze bikunze imba ndi kujya kwa Innocent uyu munsi ni yanzira y'umusaraba dukomeje ariko noneho yabaye umusaraba double ibintu byakomeye ibintu byafashe indi ntera ndi kwibaza ibiri kuba sinzi nimba nawe uri kubibona hari ikibazo cyaje gitunguranye kibasiye umuryango wa Innocent nagerageje guhamagara Sadunda kugira ngo mbimubazeho Sadunda telefone ntiyabashije kumfata ariko ndavuga ati rero reka ngende negera Innocent mubaze nimba nawe ibyo bintu koko yabyumvishe nyuma yaho nkoranye ikiganiro n'umugabo cyangwa se umusore witwa Kaganga akagira byinshi avuga ku bantu runaka namwe ubwanyu mwiyumviye cyangwa se mwumvishe bagira icyo babivugaho byateje impaka ndetse byafekta n'umuryango wa Sadunda cyangwa se wa Innocent rero mu rwego rwo kuproteje ibyo bintu ndagira ngo mpagere kwa Innocent abahereza ukuri namara kubahereza ukuri
nanjye ngira icyo mbabwira. Turagerageza gushaka facts zose zishoboka zigaragaza ko ibyo bamwe na bamwe bari kuvuga bishobora kuba ari ibihuha cyangwa se ari ibinyoma bitewe n'ibyo bumvishe. Reka mpagere rero turaganira nawe, ndakomeza ngende muganirize, ningira amahirwe wenda ndasanga biziho cyangwa se yabyumvishe. Gusa ni ibintu byabaye binini cyane, biba birebire cyane, byambabaje pe, byambabaje. Ndatekereza neza ko nawe nk'umuntu wadukurikiranaga hano kuri Manzina Innocent TV bishobora kuba byakoze ku marangamutima yawe, ndetse ukanibaza byinshi kuko yavuze ibintu byinshi bitandukanye bishobora kugusenya muri wowe. Gusa ngewe icyo nshaka kuguhereza uyu munsi ni ukuri kuvuye ku mutima wanjye, ndetse n'ukuri kuvuye ku mutima wa Innocent cyangwa se na Saduna, niba ngombwa nawe zamugeraho abihera ukuri. Zamugeraho njye abihera ukuri kw'ibi bintu byavuzwe. Sometimes umuntu ashobora gukoresha amarangamutima ye kugira ngo asenye undi cyangwa se agire ibintu bindi avuga. Njyewe mfite umuntu nkorera, ariko nuko cyantunguye mbega muraza kubyumva. Reka mpagere mwebwe tukoze kubana neza cyane. Ndabona mpageze kubw'amahirwe, ndabona ashobora no kuba hari, ndabona hafunguyeho ko bisa kose ashobora kuba hari. Tumwe nta Mwaramutse neza. Mwaramutse. Musabe bimeze bite se? Ndabona saa sita ndi burira anga byanze bikunze. Damu babyemeye. Komera cyane. Bimeze bite se ko mbona utishimye? Icare. Merci. Sanze ndimo guteka uri hanga. Kiravuye bya saa sita ndabona ndi buririra anga tu. Ntaribi ni ibisanzwe. Wese twashe biti. Sanzwe ni kuriwa. Nize neza. Ntabwo byoroshye. Fashe mikrofone. Mbona agahinda bitero no agatewe n'iki ko mbona utameze neza. Shanya mfite agahinda. Mfite agahinda k'abantu b'iyi si. None se utaza kumbwira ko wenda njyewe ibyo numvishe cyangwa se ibyo nabonye nawe waba wabibonye? Shanya abantu bamamagaye baranuka. Nyabanutse. Njyewe na Innocent wiriza, Innocent wirwaje, Innocent baranuka. Nyabanutse. njye byandenze, birandenga. Buri kintu nakora nyine ndavuga ati mpamagara Sadunda, ndamubura, ndavuga ati reka nze nkwirebere. Kandi wa musore kuba naje wenda ntanaguhamagaye, kandi sorry, be strong ku byabaye, sibyo? Iteka njya nkubwira ngo ibintu byose biba byabaye baba bifite impamvu, kandi abayuda turiko nabo, abayuda turara duseka nabo, abayuda twirirwa dukina nabo, abayuda twirirwa tugendana nabo, turi kumwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera iki umuntu iyo gushatse ikintu ntakibona, kuki ahita afata gahunda yo kujya kugusebya? Uzi ko kugira ngo agende kuri YouTube bansebye, abantu bamfate nk'ikindi kintu, bamfate nk'umubeshyi. Iyo aza tugakemura ibibazo uko aho ikibazo cyaturutse, akambwira ati gutya na gutya, nkamenya uko ibintu tubikemura. Atagira ngo afate abantu bose agende abafate nk'imbwa. Ntabwo byambabaje. Ntabwo byabura. So nanjye niyo mpamvu nahise mfata umwanzuro ngiye wo kuza, sibyo? Abantu bagiye bavuga ibintu byinshi, aravuga ngo Cano ngo ni iyanyu, ngo we ngo na Sadunda ni iyanyu gute se? Ngiye uko mfata umwanya wo kuza kubaganiriza, ariko nanafata n'undi mwanya wo kuba nagira ute nafata n'abandi, nanatanga ukuri kwanza, nanatanga ukuri gufatika ngiyewe kuvuye mu mutima wanjye, kuvuye no kuri nge. Cano ni yanjye, Cano ni nge nyikoreraho, mfite umuntu nkorera,
uko mfata abangaba nkabahereza ikiganiro sibyo cyangwa se ngakorana nabo ni nako nawe ubwawe udukurikiranya aka kanya uramutse ufite icyo ushaka kubwira abanyarwanda cyanyacyo cyangwa se abanyamahanga cyanyacyo cy'ukuri ni nkuko naguhereza ikaze ukaza tugakorana ikiganiro sibyo. Rero ibyo kuvuga ngo cano ngo ni ntaca abandi bantu ntago mubabona, ntago haca ibindi bintu bitandukanye ngiye byambabaje sibyo gufata ikintu cy'umuntu bakakitirira urundi. Ese mu by'ukuri ko nabonye kuri no cano haraje uriya musore ngo ni Kaganga. Ya uriya musore Kaganga Kaganga ibintu yavuze n'ibyo uriya yavuze bihuriye he? Nimba ikibazo gifitanye na Kaganga nibagende babikemurane niba bazi ibyo bakoranye nabyo, kandi birango kuri gushira no mu biganiro. Nimba umuntu w'umugabo yifasha akaza akicara imbere ya kamera akavuga agahinda ke, hanyuma se batanije amasambu yo barimo gupfa, niki kindi arimo ava kuryaza mubeshyera. Ahubwo ngiye ikintu nibajije byananteye kukibaza cyane, naraye nibaza burabya sinigeze nsinzira sibyo. Nibajije hari ikintu mupfa, sinani mpamvu yo kubivuga, nta ikintu mupfa na Isiyaka mwebwe. Imbe hari icyapfa n'umugabo n'uwahoze ari umugabo wanjye, ibyo simbizi. Ikibazo ngewe nimba aje akanshyira mu bikinyamakuru cye Innocent si yarwaye Isiya ujya kumamagara ukambwira ngo Innocent ibibazo urimo kunyuramo ndabizi. Buri kira kigano nacyumvishije abanyoreje link barambwira ngo Innocent ashaka kubona telefoni urebe iki kiganiro, waratubeshye agahinda kanyishe. Mbabazwa no kubona uwo hari igihe twigeze kuba nk'inshuti ari uri kungambanira. Isiyaka yaramamagaye mbere yaguhamagaye ryari? Ngewe ikintu ngira ngo mbanze tubanze dutangeho kuri sibyo, ndagira ngo amarangamutima yawe urayafite koko pe yanakuganjije, ariko ndagira ngo ntakurusha imbaraga cyane sibyo. Icyo nshaka no kwereza abantu kuri ngiye kuri kwanje nakubaye firstly mfite umuntu nkorera kuri channel yanjye sibyo. Uramutse ufite icyo ushaka kugira ute, icyo ushaka kubwira abantu, nagwa welcome ukaza ukakivuga sibyo, nkuko nayihaye Kaganga yaje hanga sibyo. Niwe wabinyisabiye araza avuga agahinda ke, buriya kuvuga agahinda kawe sibyo, numva ko ari ibintu bifite line sibyo, ndamwemerera arabivuga sibyo. Murabona ko nibanda ku muryango wa Innocent mufasha nkuko nagufasha nawe ubwawe sibyo. Ibyo rero kuza kuvuga ngo cano ngo ni yabo ngo ni yaba ari yabo ntago mbanyuzaho abandi bagiye batandukanye, nkuko nabo hari abandi babakoresha ku handi nta yandi iyi cano yonyine tujyaho. Ni cano se yonyine mujya mubona bajyaho. Kigali News 25 tuyijyaho, Keza TV show tuyijyaho, Sawa show tuyijyaho. Izo cano zose nazo ni izacu. Ese nazo ni izabo. Erega abantu namwe abantu badukurikira muri abantu bakuru kandi mutekereza. Mureke kugendera kuri koti imwe, mujye kwiha Innocent munuke, mujye kwiha mutuke Sadunda. Tekereza nawe uri umuntu mukuru. Uwo wavuze ngo turabateka mutwe, ndimba koko ndabyemera n'ubuteka mutwe ko simbyemera, bimushyigikiye nkuko yabivuze. Iyo twakoranye nawe aba ari umuteka mutwe. Ahubwo ngiye cyo nshaka, nta muntu nshaka kongera gushyira mu majwi yanjye cano yanjye yongera kwishyira mu majwi yande ya Manzi na Innocent. Uko mbakoresha ni nkuko nakoresha n'undi wari we wese ufite ukuri kwiwe sibyo. Ikintu rero nshaka uyu munsi Innocent bavuze ngo kujya kwa muganga twarabeshye sibyo, gutoragura umwana twarabeshye, ibintu byinshi cyane. Numva ngewe ko hashobora kuba hari ikibazo cyo kuba kiri hagati yanyu nande nura munyamakuru sibyo. Nicyo nshaka rero reka nkwereke mupfiki gituma agenda akavuga. Yavuze yuko narirwaje Isiya waje kunsura base hari n'igishyimbo waze cyangwa hari n'amata wigeze usana uvuge ngo yarabeshye nagiye kumusura aho yararwariye ndamubura. Wigeze uza kunsura? Uzahomba wowe ahantu n'uyu urahazi
imibereho ndi murayizi nubwo washatse kuyimenya ngakubwira ngo Isiya icyo ushakaho si ukibonye. Bishobora kuba ari ni beef ariho yaturutse. Imeze itenyere ndagira ngo ariko ubahereze ukuri abantu bakwishyuza. Isiyaka yaramamagaye ngarashaka ko muha ikiganiro. Ngarabaranga ibiganiro ndimo gukora birimo kurebwa ngo kandi we cano yarasinziriye. Ngarashyira ibindi binyamakuru abandi bantu nibarebwe. Yego. Kandi ari byo bimutunze. Yego. Ati rero tugiye gupanga. Tinundi umugabo yaragutaye tugiye gupanga. Uzuma ikiganiro. Yego. Hari umudiaspora, abadiaspora baranarushye. Yego. Hari umudiaspora ushaka kugufasha. Ariko biciye hehe kuri no cano yanjye. Yego. Wakemera tukabona tukagira uko twigenza. Mwigenza gute? Namwe muri abantu bakuru. Hanyuma ukaza ukama ikiganiro. Nuburetse gato. Ahantu ko numva harimo kwe. Ngo yaraguhamagaye. Yaramujyane n'agahinda n'ubu. Kugira ngo yaraguhamagaye kugira ngo mukorane ikiganiro akubwira ko hari umudiaspora ushaka kugufasha. Ubwo style uwo mudiaspora yaba yarakubonye hano kuri cano yawe. Yabonye kuri iyo cano yawe, kuri no cano yawe. Abona ibiganiro byawe biri kugira ute biri kurebwa. Biri kurebwa. Ahita ashaka ko mugira ute dukorana. Mukorana. Ariko mu buryo bwo gukorana hari ikindi kintu agamije. Icyo rero nicyo nshaka kubwira abantu. Vuga ibintu mu mazina yabyo ubu ngubu ntago ishukuri. Nimba ari umuceri umene kujye hasi. Haga yagiye kumena umuceri. Bavandimwe njaha ngafite agahinda gakomeye cyane. Mfite agahinda kubona umuntu ashaka kumfatanya n'ibibazo nifitiye. Ashaka kureba inyungu ze azamfatiraho furi kubwibazo mfite. Arambwira ati vuye dukorane ikiganiro ariko turabanza turyamane. Abashi. Ndamubwira ati Isiyaka ngiye nimba ari izo muhe waruzanye gumana impuhwe zawe. Nahise nanamuboroka. Ariko mbere yo kumuboroka yarambwiye ngo nimba utabishaka ngo nango komeza wangare nkaregenga ibyo birimo kwikora bizarangira. Imita muboroka uko ngiye numvaga mu buzima ngiye bakuzanya nababwiye ngo nubwo umugabo wanjye tutabana ntago ibyo bimo uburenganzira bwo kujya kwicuruza. Ntago ibyo bimo uburenganzira bwo kujya abagabo bose baza binjira aha ngaha sinicuruza sindindaya. Hari naho yavuze ngo ndi umuteka mutwe ngo ni ibintu twapaze n'umugabo wanjye. Ariko mwega ko mutekereza yego da twatetse imitwe. Boko twayitekanye n'umugabo wanjye bo bayije mute Keza TV show twarakoranye. Igihe birukangaga kuri Sadunda muri Sodoma na Gomora. Bagendaga ari pranka cyangwa bagendaga ari byanyabyo. Tekereza nawe wibaza ibyo bintu. Isiyaka ngo kaganga ngo yaje kuri no cano yawe ngo ya Innocente na Manzi. Hanyuma se Isiya orera iwawe ngo ugende wicare ngo cameraman agushyireho ukajya kuri icyo kinyamakuru kindi akaba ari uguhostinga. Nuko utarebwa. Nuko hari ariho harebwe message uri butambutse ari iri bwumvikane bimeze bite. Nyashya byane agahinda. Isiyaka abonye yuko ibyanshatse hatabibonye. Impamvu naza no kumuha ibiganiro n'ubutindi bwe n'ubuhehesi bwe. Hajya yavuze ngo nuze ninde kagaga waravuze ngo abakoresha bose arabarya. Hanyuma se nimba kaganga yaramubeshyeye nanjye ndamubeshyera. Kaganga ndabyemera ngo yaramubeshyeye. Abo ngabo bose Isiyaka umukobwa wese mukoranye impamvu ngiye nanabyemeye ko kaganga ibyo yavuze ari byo kuko nanjye warabinsabye. Aribwo byane n'agahinda kwifata ukagenda ngo gutya na gutya. Abantu badukurikirana namwe mutekereze neza mureke kugenda muri koti imwe. Yibutse kuzura kaboze ari uko kaganga bamutumiye kuri kino kinyamakuru we bafitanye ikibazo we basangiye umugore mbisubiremo basangiye umugore ngo ako cyo kozamana abagore twaranarushye Fatuma ahantu uri sinkuzi isunzi ariko nawe usengera umugabo wawe kuko umugabo wawe ngo ni umuyisilamu usibye kwitwa izina gusa ngo ni Isiyaka ni izina ry'ubisilamu ngo ni Isiyaka n'umusigita ahantu banaka hazi usibye kwirwa yirukanka mu marogi asambana
Nyashya simvuze ngo wenda ngo ngiye gukora iki n'iki ngo namazimwe yandi. Uriya mugabo bamuhaye channel ebyiri. Isangira yindi afite. Ngazi kontrole. Kubera ubugoryi bwe, ubujiji bwe no gukunda amajipo kwe biramunanira. Channel barazimwatse. Shose. Barazimwatse gihamye. Ndamureba ibiganiro byose akora aba yasinze. Nta kiganiro n'iki kizima akora atasinze. Nabira yagiye guhora bagura avuga ngo amajyaruguru of course aravuga ati kugira ngo nikure mu isoni reka bamagare muhoza muho ninkwe hamagara uvuge ngo ninde umamagaye ntago nkuzi. Isi ya ntago turusha ubwenge kuko abo ngabo uri kubwira nabo bazi ubwenge. Ninde utazi ko muse uwo ngo ari umugore wawe wa kabiri kandi wakubyariye umukobwa. Kaganga ni mumutera amabuye ngo yarasaze ngo umusaza agwa kwijamba aravuga akagera akaga kwijambo. Isi yareka kwigira reka kwiyorobekanya turakuze kandi suko ngo nabo ngabo bose bashemusa nabandi. Ntange washatse kubinkora nuko wasanze ndi umuntu usenga. Ndakubwira ati ngiye izo nkone nago njya nzi kubitwa. Uragiye ufashe ubwiye Keza ati reka twicare tumene umuceri. Hako mufite n'ibyo mumena basi so umucoro womena ngo urye. Urawumena se ngo basi views zawe ziyongera kuri channel yawe. Erega iyi si kunu imeze mureke kugenda n'ubugoryi bwinshi. Ngo Kaganga ngo ugende ukorera letopsi nimbe na letopsi nimba ari niki. Letopsi ikorwa n'umuntu wapfuye batazi cyamwisha bakajya kuyikora. Hayako wamugane kaga kubona waravuze ko atigeze anika. DNA ni ikorwa ambwira ngo Innocent ikibazo urimo ndakumva reka tukore gutya kugira ngo ubone umuntu ugufasha. Warangiza ugahindukanya umukazi ukavuga ngo Innocent ibintu ukora n'ubuteka mutwe. Ubwo twese turabateka mutwe. Noneho yagiye kuvuga bira bintu kuko yari amaze kubona ko icyo yashakaga kuri wowe ntacyo kibonye cyangwa se ntacyo abonye. Ntacyo reka nkubaze. Nanamara amatsika abantu. Ejo kira kiganiro bajya kugishyiraho. Keza ubwe. Keza kuri Keza TV show yaravuye hano. Ahangaha ureba. Ahangaha ureba mu rugo. Cameraman we ni Dani. Yego. Ari we mugabo we. Baje kunsura ko narwaye. Nimba ari pranka ko baje kunsura ko narwaye kweki baje kunsa kandi bazi ko narwaye. Twamaze basaza ndi kwitotorera umushogoro n'ubusanza ro ndi gushyushya. Yego. Ati Innocent twamenye ko warwaye si twagusura tubabarire ndabwa ati ibyo bibaho cyane. Nubwo mutansuye abandi baransuye. Yego. Turaganira bazanye na yashinze ngo ni Sadunda yabaye inshinze. Ihagarara hodo aho reba aho ngaho cameraman yicaye. Ari kwigira utyo. Ngaye yamubwiye ngaze baze kunsura ngo nararwaye. Yego. Azana n'uwahoza ari umugabo wanjye. Yego. Aranamutuka. Avuye hano mu minota ingahe mbona ngo tugiye kumena umuceri. Ariko se bakubwira abo ngaba ariko bakubwira. Keza se? Ariko akubwira. Bazamutse bavuga ngo twamaze gukora ndavuga ati ni mutahe musanze nangiye guteka basoje ikibazo. Warabaherekeje se? Ntawo naherekeje. Yego. Ahubwo bahise unagiye kumva umugabo. Tugiye kumena umuceri. Hari umuntu mamagaye. Tugiye kumena umuceri. Tugiye kumena umuceri. Rero ntago. Umugabo wese we yaragihari. We bapfuye kuzahana amaze kubona kaje hano. Ahise akarenga. Icyo kiganiro waba wafite amakuru ko cyagize kuri ntago baragisohora bashobora kuba batazijya banaragisohora. Cya. Kuko bamenye umuceri nyine nk'uko babivuze. Hanyuma se baje kunsura ndwaye. Ko kibaje kunsura bazi ko ntarwaye. Nabyo byari pranka. Tubimenye ko ari pranka baba barimo gukora. Nuko ngiye atari na pranka ari ubuzima bwanjye ndimo kunyuramo izi saha. Ariko gahinda mfite ari wo mubabaro mfite. Umuntu akweretse ko ari inshuti nk'uko nawe wangira inshuti uzabe n'uzamemukira nyashya. Banyiretse ko ari inshuti baje ngo nabavandimwe. Arangije aragiye ayisavuga ngo ibyo dukora byose ni prank. Ibintu nkora byose n'ubuzima bwanjye ndi kunyuramo. Ahubwo abo ngabo ari bo mufata nk'ibigoryi. Umuntu aje kunsura nararwaye. Cyo kigana ashobora kuzagisura cyane anagisora ibyo nibimureba. Sibyo?
hanyuma yisaza tugiye kumena umuceri. Reka mbabaze kandi munasubize, uwo muceri agiye kumena akawumena babandi basanzwe bakorana, dufate yuko abanyarwanda twese hanga byose ari prank, na biriya biganiro byose bakoraga ari amaprank, amacano yose ibintu byose bihanyura ari prank, ariko tubifata gusa ngiye ntago ari prank, ni ubuzima ndimo kunyuramo, ni umusaraba ukomeye ndimo kunyuramo. Yavuze ngo umwana nguriya mwana ngo si wamutoye isiya, sinari njya kugutuka ariko Imana imbabarire, njya kumutora wari uhari, nakugishije inama yuko ngiye gutora umwana, eske njya kumwaka mu bana bawe ntaje norama umwana avuga ati isiyaka nzana uwo mwana mukinishe, mwajya maza gukoroga ubwongo mbere yuko ujye bivuga. Umwana bifite agahinda k'ababyeyi be bamutaye, mugiriye impuhwe ndaje ahangaha ndamureze, ugiye kuri kamera ntago bamutoye bari kumukinisha, nta n'isoni. Uzika n'igihe ujya kuri kamera ukavuga ibintu utabaje no gutekereza, mwamwango izo nzoga zanyu ngo ni za waragi ni za king n'ibiki byose ukahita utoroma mu mutwe ukavuga ikintu utabanje no gutekereza. Ibi bintu byambabaje, biragaragara byambabaje. Ngino santre umuteka mutwe nagutetseho umutwe wowe, duhurira ku isahani, duhurira muri dushe, iyo urimo kubungana n'inuze yawe mba ndi kumwe nawe. Ngino santre w'umuteka mutwe ni wowe n'abo mukorana. Impamvu ibiganiro bye batanabireba harimo ubugoryi bwinshi, yigize umupfumu atari umupfumu. Amafaranga abaturage yabamazemo, abadiaspora bwarandushye, abadiaspora ngo nyohereza amafaranga ngo ngushakire umuvuzi, isi yaka yavuye mbahe usibye izaco yinda. Harya wa mugore avuze ngo undi ngo ni mungu muhoza akaganga nimba namoza nimba nande ngo mureka amaco yinda, ahubwo nimwege mufite amaco yinda. Nimwe nigeze nza kuri YouTube ngo mvuge ngo wamaye amafaranga wamfashije, niwigeze ubona nza kuri YouTube ngo nje gusaba gusa. Ntago natinda muri bino bintu, umuntu wese uzongera kuvanga agiye kununga kamera, kuko maze kubona ko mwese muri binda nini, umaze kubona ko icyo ushaka utakibonye, ugiye kungambanira, ugiye kunsebya. Yavuze ngarasaba ubutabera, hanyuma ngiye wansebeje bingana iki, ngiye kujyana muri ribo we kutabura nicyo wireguza wawe wamuginga ko banagufunga. Ngiye ndashaka ubutabera, urinde se wowe kuko se bagukoreye iki? Nk'uko wagiye kubunza umuntu waho ngaho kuri Keza TV show ngo bakuvuze, Kaganga yaje kuri kino kinyamakuru cyanyashya kugira ngo aruhure umutima kandi ibyo yavuze nibyo, ntago yabeshye. Uko yaje kuri kino kinyamakuru ni uko yajya ku kindi. Ibibazo mufitanye na Kaganga niwe wakwabikemuye kandi nawe urabizi. Mujye mureka kwigira inyoni nyinshi, kwigira abantu beza cyane, abantu babakizwa. Ayo bavuze ngo ingwe n'Imana izankubita, izabanza ihere kuri we wishushanya. Sinishushanya. Iki kinyamakuru si icyacu, namwe murabizi ukuntu cani rushya twagiye kuyigurisha ruko itunaniye. Nyirayagura ibye byose, agura ibyawe byose, amazina n'ibiki byose arabigura. Hanyuma se ufite uburenganzira bwo kumbuza ngo sinzi njya kuri kino kinyamakuru ngo cyari icyanjye? Ufite uburenganzira wowe, uko njye ni uko njya ku cyanyu, uko njye ni uko njya kuri cya Keza TV show. Turumvikana? Mureke kugenda mwikoma umuntu mumufata ngo mugiye kumena umuceri, ahubwo se kandi mwebwe muyimeneye injiji gusa. Mbonero no kubwira abanyamakuru, nimba abanyamakuru abo mbonye ari bo bagambanye, kandi se twe tubijemo dute mana nashya tuza. Umunyamakuru araje mubwira ifu yanjye, ari ubinsabye, anshyiriye ubuzima bwanjye hanze, ari gucuruza ubuzima bwanjye hanze yinjiza, nta kintu amfashije. Naye mafaranga ari bujye kubikuza ku kwezi gushize kandi ikiganiro cyanjye yacuruje cy'ubuzima bwanjye. Nta nubwo ari bwibuke ngo Innocent ufite abana babiri, umugabo yaragutaye, basi fata n'ikiro cya kawunga, usibye ubudabo nene bakagenda bakabyihamanira. Bararangije barahindukiye, bagiye kugita ko ari prank. uri umuteka mitwe bacuruje iki? Ubuzima bwanjye.
agiye inyuma avuze ko ari njye ndi umutekamutwe ari prank. Nimba ibyo mukora byose ari prank ibyo simbizi. Guys gusa agiye ibyanjye ntabwo ari prank, nibwo buzima nyuramo. Nibwo buzima ndimo aka kanya. Niyo life ndimo aka kanya. Gusa bibu bwa mbere n'ubwa nyuma. Mwabanyamakuru mwe hagira uza kwirirwa nungaho kamera. Amenya aho njyana, amenya aho uko nameze, aho nirukanse ngaho nagiye ahanga nagiye ahangaha. Sinzige n'umusore mwe nongeye kubona munyiruka inyuma nimba koko munzi inyuma ari uko mugiye mugahindukira mukagenda mukavuga ko ibyo ndi gukora ari prank. Ibyo dukora ari prank. Nako mvuga ibyo dukora kuko ni kamera zanyu mwanunze. Ntago ari kamera yanjye mba nitunze. Si umwana wanjye urimo kumvugisha. Nimwega mwavuye iwanyu mwotsa amaresanse yanyu ngo muje kundeba. Naho mba nahamagaye. Nimwega mwamwizanye. Mushaka kundeba. Mushaka gucuruza ubuzima bwanjye. Mushaka gucuruza hit yanjye y'ubuzima ndimo bubi. Mwarangiza mugasurima ngo ni prank. Ntago ari prank agiye ngingora. Nimba ibyo bakora ari ama prank ibyo nibi bareba n'akazi kabo nawe wabi. Wowe uri pasteri, uri umubyeyi uramuba wamwisizina, ufite urebe bwo kwita amazina wowe. Yitwa Sengiyumva Jean Marie Vianney. Irangamuntu yanditseho Rwandaise Nation. Wowe urinda kujya kuvuga ngo ni umugande. Waramubyaye. Wowe uri perezida mu Buganda, uri umuyobozi mu Buganda mwanditse mu gitabo. Ahubwo ari njye ukeneye ubutabera. Ugafata ukamfata ukanshyira aho nakwiye kujya. Ugafata umugabo wanjye ukamusebya. Nubwo ngo atari umugabo, nubwo tutari kumwe ariko n'umugabo wanjye mu mategeko. Fitura rwo kumuharanira uburenganzira bwe. Urajya kumwita umugande. Wamuhaye ubwene gihugu wowe. Yavukiye mu Rwanda. Igatsibo. Igahini. Yavukiye donc muri Kayonza Igahini. Urajya kumujyana mu Bugande ni kwasi umujyanye. Ndababaye. Ese da numvishije ngo wamukuye ngo mu macapati yo yakoraga amacapati n'amasambusa. Ngo umuhahiti. Ngo uraza umuzana imihanda. Ko aruzi kari ubuteka mutwe ari prank arimo gukora, kuki wamufashije gukora ubwo buteka mutwe? Ahubwo bataragira abayazana. Urayufasha umugabo wanjye mu mugize umusazi mu mujyanye mu muhanda arasaza arangaye. Atoraguye amashashi. Mu mujyanye mu mapfumo bamushyizamo za karandi. Hanyuma ni hehe isi yawe udafitemo imbaraga ku mugabo wanjye ari no kwangara. Bamukuye mu macapati. Ngo Innocente ngo yamugurenga amakanzu. Ngo manzi ngo amakanzu yambara ngo na Innocente. Wowe kwavuze ngo warayamuguriraga. Kandi ukavuga ko bwari ubuteka mutwe. Ahubwo ari bakurikirana. Ni gute ujya kugura umuntu amakanzu ngo yambare kandi uzi ko ari muri guteka imitwe. Banza wihe hiti. Ubanza uzamure channel yawe n'ibyawe ubone kuziha abandi. Nta nisoni. Innocent. Sibyo ihangane, sibyo amarangamutima ufite utaza no kuvuga ibintu bitari ngombwa nga sibyo. Ahubwo ngiye dore ikintu ugiye gukora. Reka mpamagare Kaganga. Amereze ukuri. Ambwire nimba ibi bintu koko bamwe bari kuvuga ngo yaje hano ngo kuri cano yanyu. Gushango yamuhaye 5 sha. Yamuhaye 5,000. Yabuze nayarya. Kaganga niyemeza ko ibyo bintu nabi. Navuze ko ngo Sadunda ngo yigira prophet. Waramyimitse wowe. Urimika wowe. Ngamwizoga. Nazinywe niye yabonye amafaranga kuzigurira agomba zimwe. Innocent sorry. Ngiye reka mpamagare Kaganga. Ampereze ukuri kwibi bintu. Nanamwiyame. Nimba koko yaraje hanaje kubeshya ibintu bitari ibyo. Namwe ubwanyu muramwiyumvira kamuhamagare twumve. Ibintu byanyu rwose. Byanyu ngiye ibintu byancanze byandenze. Tumwumva twihebwe. Aragiye arifasha agambanye na Muhoza. Ala? Salama bro. Muzute? Fresher kabisa wose. Nanjye ndameze neza. Wavugana na Nyashya? Nyashya makuru ni meza musaza ariko ni gake. Mu minota nk'itanu murogetuma magarasi. Mu minota nk'itanu. Bigatuma magara.
wakihanganye hose gato musazi, ihangane gato tuvugana, nta kantu gato nshaka ko tuvugana, sibyo? nari kumwe n'abantu niyo mpamvu kandi umva nabiye. Oya mbabarira, ihangane gato cyane, mbabarira ndakwinginze. Uretse mbabara. Umva ndagusabye kaga, mbabarira, sibyo? Mbabarira iminota byibuze iminota 3 biraba birangiye. Uri tayari? Ihangane, sibyo? Ndumva ko ushaka kubuhuza ariko mbabarira. Ntacyo tugamvugisha. None se? Yes. Ibintu byabaye wabibonye cyangwa wabyumvishe? Oya, nje ibintu byabaye nabibonye. Nebonye amasaa 5 za nijoro. Biri kuvugwa ko rero ngo waguriwe amayoga ukaguhabwa amafaranga 5,000 ukaza kuri cano yanjye, ndetse nta nubwo bari kuyita yanjye ngo ni ya Sadunda n'umugore we, ngo kaza kugira ute, ngo kaza gusebya umuntu bita Isiyaka. Yego. None ikibazo cyabaye rero nukuntu ibintu byawe byaje mu muryango wa Innocente na Sadunda. Ndagira ngo uhereze abantu kuri ibyo bintu niko byagenze. Waje ahangaha iwanjye nakuguriye amayoga wanyweye wamenetse. Rero burya abanyarwanda ndetse n'abantu bari hanze bajya banza bashoze nk'ikintu. Urabona yuko ku bintu bijyanye n'itangazamakuru hari ibinyamakuru byinshi nakagombye kuba nagiyeho. Rero ubwanjye nahamagaye iyi nimero ya Korena, nabonye rero nuza kuri channel yanyu. Ko njye nabanje guca kuri noza kuri Sadunda abe yamfasha. Waranga hamagarira umunyamakuru abero bamuntu ushaka kuba yagufasha tena ugakora icyo kiganiro. Ko njye namusabye yuko yamuza nawe tena ngakora ikiganiro kiza kivuga ku byanje, ku byabara abakobwa bajya bakuribwana ku YouTube bavuga izina kaganga ngo yakoze ibi nibi. Ndareba ndavuga ati ngiye kuri Dream ntago byaba bihagije uko nge mbyifuza. Ngiye kuri Kigali 250 ntago byahaza uko nge mbyifuza. Ngiye ubwanye mfata decision no kujya kuri channel yindi itandukanye na channel nsanzwe nkoraho ibiganiro cyane. Urumva? Niba naje kuba nabona nimero yawe ndaguhamagara, maze kuguhamagara mubwira icyifuzo cyanjye uko wanamfasha cyane, kuko iyo channel yawe ntago nsanzwe nkora ibiganiro mvugemo amamaga nk'umutubiza no mu biganiro barakoresheje habe n'ikiganiro cyane cyari kiri uretse icyo ngicyo cyane. Urumva? Ngiye mwiyambaza nka channel ngiye bwanye nagakorera ngiyewe nze muri ibiganiro. Itike yanzanye ni ngiye wayishyuye kuko ninjye waruje kugira gutanga message nashaka gutanga. Rero bere previnga life yanjye ngiyewe ninjye waje aho ngaho kugira ngo nange message nashaka gutanga, kuko numvaga aribwo biraza kunyura cyane ikinyuranye cyane. Ikindi kubijyanye n'amafaranga no kungura ntabwo njye nabona netegeye ngo nsunangure, kuko njye naje aho ngaho isaha 2 za mu gitondo naje ngura ko mfite izindi gahunda ngiye kujyamo, yaruze kurenza isaha 5 zuzuye. Ntabwo naje kurenza igihe ariko niko byagenze cyane. Nzaho no kurenza isaha ko arana ngiye kwikora akazi bituma no nako kazi isaba mayirenga biranasubikwa. Ku bindi bijyanye no kuvuga ngo kuri Sadunda njye nabonye icyo kiganiro cyanambabashe cyane pe, kuko no mu mategeko ya leta nta muntu azira icyaha cy'undi, umuntu azira icyaha cy'umuntu we ku giti cye. Numvisha ahubwo titre yose yabaye ngo Sadunda ni ahantu ahure n'ibi bintu. Sadunda si wavuze ibyo bintu. Ku bindi bijyanye n'ubuzima bwa Sadunda nta muntu ugomba kwinjira ubuzima bw'umuntu atamuhereye uburenganzira cyane. Nkabaza bwo nk'inzego ngiye rumva nyasabwa se ikosa nuko ngiye naba naje korenoza ikintu kuri yanoza manzi na iso Innocente kuri noza kuri acano butu umuntu injira life y'umuntu. Niba ngiye naje gukora interview bihurira he na Sadunda ni life ye. Channel yanditse manzi na Innocente sibyo cyane. Ni channel n'izina bitiriwe channel sibyo. Iyo channel yitiriwe gutyo iryo zina ntabwo none ngubu ndabizi neza ko iyi channel iyi channel ni Sadunda yayifunguye kera cyane, hashize amezi 3 ayikugurishije cyane 100% rwose. Iyi channel kwikugurisha kuko nje kuko bahindura content ntabwo ari guhinda, kuko niba abantu babazi gutya na gutya wowe ukayiguruka ukayikomerezaho gukora ibiganiro
nuko nako nyine aribo bantu bazi no gukomeza kugira gute kwikora bisanzwe cyane n'abantu bazi ngo niye cyane rwose abantu bazi ngo niye nanjye bwanjye cyane yangira musiguze ntabwo nahita mpinduriza ko nibo bantu bazi cyane rero mana babanze bacukumbure bamenye neza imva n'imvano barebe ku ruhande rwanjye ibyo naba navuze ikindi uriya mugabo ngo ni Isaka dufitanye big deal kuva hasi kuri A kugera kuri B cyane urumva Isaka kuri biganuka kuko ashoboye ngiye mu biganiro bagende barebe mu biganiro aheruka gukora byose iki ngiki giheruka yego navuze yuko muri cya kiganiro nakoze akora ibiganiro anywa inzoga abakobwa akoresha n'ibyo akora byose bari mu iki kiganiro ejo yakoze niba yaragikoze atasinze barebemo ndani barebe haragiye gufata icupa ry'amazi arimo aranywa urumva kuvuga byanze bitewe n'iki n'inzoga yari amaze kunywa urumva yego mani gukora ibiganiro abanyamakuru namwe muri rusange mujye mukoresha abantu ibiganiro mubona ko bari serious none ujye gukoresha umuntu ikiganiro urebe ese iki kintu gifite iye purpose yihe ujye gukoresha kujya wowe nkoresha ikiganiro nuko nakubwiyaganira n'akaboro kanjye byambere ko byabaye ko umuntu acyangendaho nta zindi nyungu n'indonye wari ushaka none undi we yaje gukora icyo kiganiro ari gushaka iki gusebya umuntu no gufata niyo cano yawe akayishyira hasi n'amateka rigabura nayo arahana bajye bagerageza kabisa mu banyamakuru mujye gukoresha ikiganiro barebe uyu muntu ese iki kintu agiye gukora kigiye gusenya undi muntu ku ruhande ese kiramwubaka ngo ndavuga ngo nka cya kinyamakuru agiye gukoreraho bakoze ibintu bahubutse niba umuntu wamukoresha ikiganiro akaza avuga imvugo nyandagazi ku muntu no gusenya ibikorwa by'umuntu batazi nawe n'ibyo bikorwa byanavuye ngareka no nanjye mfate cano yanjye nyite yes simuzi ku gasaro cyangwa macano nyitire Irene basi mukanya undi muntu azavuga amagambo bajye man reka mbanze muri byo nkora base mbere yo kunshika hari ikintu warukomojeho avuga ati ibinyamakuru cyangwa se abanyamakuru tujye dukoresha abantu ibiganiro babanje no kutuganiriza story nkuko wampaye story yawe nkemera kugukoresha ikiganiro sibyo none kuki kiriya kinyamakuru cyo bafashe umwanzuro wo gukora kino kiganiro bameze nkaho hari famille bari kugendaho ibyo bintu byo umuntu arabihanira kuko harimo urumva ari guhangana n'undi muntu yego atanavuganye icyo ni icyambere navuga ngiye ko navuga ngewe ndi tayari kuko ngewe urumva dufitanye ikibazo cyane nahuriye na Sadunda afite imirimo yiwe akora mu buzima bwa buri munsi yego icyo ni kimwe nawe nyiri channel ufite uburenganzira bwo wamureka kuko yajya kwinjira live iyo channel ntayibona gutyo ntabwo azi ko yiguze ntabwo umwamamagaye mu bagabo ahubwo ngiye nibajije kuntu yibasira umuryango wa Manzi na Innocent cyangwa se Sadunda sibyo uburenganzira bwa muntu barabihana mu mategeko ya muntu ibyo barabihana kuko Sadunda nje mu byo navuze ibindi ntabwo Sadunda yigeze kumwari n'ijambo yanamuvugishije yego Sadunda nozo Sadunda ngiye ngo icyo kiganiro nicanye nawe yarazi naho nagikoreye yaraza aho ndi ndetse communication y'amanje nawe tukavugana nta kindi ariko mani biretse nze ibintu nubwo biraza no kurangira reka nze mbansoze ibyo ndimo ngiyewe nshaka kugira ikintu nza gutangaza kandi urabyumva n'uri ubyumve abari hehe bajye bakurikirana ibiganiro bya Isaka byose agenda akoresha abantu gukora ibiganiro kenshi na kenshi ubundi ukoze ikiganiro uhubutse cyangwa ufite n'amadrogue uri kunywa ntabwo uzakora cya kiganiro cyiza sibyo muzi ukuri umuntu wese akoresha abantu ibirango yamayoga akavana kumubeshyera abanyarwanda n'abanyarwandakazi biteze video iyo yasohotse nijoro arimo aranywa amazi urumva bareba ukuntu yemanywa amazi inzoga zagize gute zamuremeje yari amaze kuzihaga yego ibi ni kuvuga ngo bukunyishyura nje ngo mbara umweshi interview wari wankoresha wowe oya niwe muntu naje ngana ube wamfasha kuko ni macano yose barabizi kuko iyi cano yanyu impamvu nayisho babanze banatekena nabwizo nuko abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abantu bari hanze cano zose zimwe na zimwe zimenyeze kumenyekana yuko bavuga ibintu bitari byo iyo cano yo na cano abonye ikora ibintu by'ukuri nawe reka nshyiremo ikinyuranye kuko hari yanze bakora ibi n'abakora ibi iyi cano bakora ibi reka nkore ahangaha kuba abantu bagira gute nabonaga bakora ibiganiro by'ukuri none wayi
bumva ko nacyo ari ikibazo. Ayo mafaranga se ya mwana yamaga. Ndagira ngo sibyo utanga ukuri turaza kuza kuvugana. dusoza mbabarira umbwirira abantu sibyo bamaze gufata bino bintu nkaho ngo ari amapranka tuba dukora sibyo bahereza ukuri kwawe hagati yawe na Isiaka ndetse unababwiza ukuri ko nta kintu umuryango wa Innocent utari muri ibi bintu. Rero nta kintu ngiye kubabwira ko buri muntu wese afite ubwenge no gutekereza kwiwe sibyo. Buri muntu amenye life yiwe. Tena niba umuntu abonye ikiganiro gisohotse abonye icyo kintu making sure neza ko wowe icyo kintu uri kubona gifata uko uri kucyumva n'ukuri kukibona. Kumva amagambo ku ruhande ese wayi urabona ngende ubu nkanjye bunafata video bari kubona izo video zaho ngaho wagiye babona kuri kuonuza ko mu mama ura mudamu wasadunda bakabona ari ibintu ushaka kugenda ugakora ngo ntago ngo yarwaye ngo ibintu byose ngo turabeshya nabigiye kure. Uwo muntu ngo ntago yarwaye uwo muntu nawe azagenda akore nk'ibyo ngo umuntu uwo ngo ari gukora. Ngiye kuri kwanje ejo nago nagombaga mwandika ngende cyo kubasura cyane urumva. Nago ngewe rero najya gufata ngo unze mutsindagiremo wewe umuntu we birebe gusesengura urebe neza ibi bintu cyane. Ibi bintu uriya mu mama niyo mva ko wewe wabishobora kuvuga ngo urarwaye kamera kuriya nawe bikore. Kuko nge nago nyitinda ku magambo mani y'abantu nge njya gukora nje kujya mu murenge baravuze bavuga yuko ngo ari planka gukora ku idarapo. Iyo planka nawe azayikore n'uwo muntu nawe uvuga ngo ntago ari byo nawe azabikore nkaho uko yabikoze agenda arwara nawe agenda arwara amere nkawe. Icyo kintu namwifuriza urumva mu Abanyarwanda mwifata burerebe ikintu uriya mu mama ararwaye. Nibomba ko atarwaye warebye ukuntu wamuvugisha ukamusura kwa muganga ukirebera wowe ukahagera kuko tumaze kumenya ko muri isi yaruye mu masiga avuga ibyo ashaka ngenda kuvuga nayo mwandagaza cyane. uwo muntu naguhamagare uhuze nawe usange mu kwa muganga urumva areke kumva amagambo Isiaka ibyo ngibyo kuvuga ari kuvugisha bitewe n'iki n'agahinda n'umubabaro y'ibyo navuze atari ko nzabimuvugisha ukuri cyane urumva. None abonye inkizo kuri hanze arimo arafinda ibintu yarabeshya ahubwo se yari yabona icyo abakobwa yagiye atera amadana abagiye aryama nabo mu biganiro nabo ko bagiye kuza kaga. Reka ngushimire cyane urakoze nanjye basi ubu ngubu ndi umutima n'ukuri kandi mbanze kwihanganisha uwo murwayi ahantu yaba ari. Iyo ni inkuru y'akababaro ishobora kuba yamugera kumva ko umuntu abangwa ararwaye kandi atarwaye ntabwo biraza gutuma yo akomeza koroherwa aho yaragereye aho ngaho urumva. Bitewe n'icyo amagambo ntabwo ari amagambo meza umuntu ashobora kumva yararwaye akumva ngo bavuze kwirwaza. Nuko nshaka kuvuga ijambo ribi ariko umubivuga wese arakarwara nk'uko arwaye. Kandi mubwira akomeze kwihangana isi niko imeze niko yubakize azavuga birangire. Ukwifuriza ibibi ariko Isiaka reka mugaruka nuko yabikoze yanasinze ni umujinya kuko nanjye namubwije ukuri kandi abo namuteguje ko nzakora ikiganiro nkamushyira hanze. Hari amarikodi iwe mfite narayishyira hanze nagume hamwe nitonde. Sawa urakoze umusaza merci. Nanjye basi nduhuye umutima numvaga mboshye nibaza ko ibintu byanyu byajemo ibintu bya Innocent kandi waranganije so ukuntu imeze. Merci beaucoup rero nawe kandi wihangane tu. Sasa murakoze cyane bavandimwe. Sawa kuri murakwiyumviye nta kindi narenza ndikuzira iki kumfata bukamfatanya n'ibibazo gusa mana yanjye abadukurikira barabyumvishije bumvishije imva n'imvano bafashe umuntu bafitanye ikibazo aramwirengagiza ahubwo aza kuzana bifu yacu kubwo ibyo yansabye simbikore kubyo yansabye simbimwemerere boneho no gusaba n'imbabazi aho nakosheje aho navuze nabi nagahinda kenshi n'umubabaro mwinshi gufata umuntu akavuga ko utarwaye nari ndwaye indwara nanayiboneye n'imiti nahora njya buri kwezi gufata imiti ishobora no kunyica abazi indwara reke no kuyivuga abazi indwara ya typhoid ya indi irenze hanyuma ningiye ugiye kwiyaturiraho iyo ndwara se
mwajya mutekereza nararwaye ndarembye ubundi ku miti, umuganga arambwira tugize Imana uraje ubupfuye, hanyuma ndi kwiyaturiraho indwara. Nsabye imbabazi abantu bose badukurikira bumvishije uko navuze, ni ukuri ni umujinya, ni agahinda, ni akababaro natewe n'uriya mugabo wagiye kunsebya hariya akajya kumfatanya n'ibihe ndimo. Mbasabye imbabazi no mbikuye ku mutima, kandi ni ukuri ibyo mbabwiye ni ukuri. Ibyo uriya mugabo yavuze ni ubugoryi n'ubusazi, ni inzoga aba yanyweye zamurenze. Aragiye aricara abwira nyina bari abanyamakuru ngo tubutume n'umuceri. Se baramena umuceri utanariho, baramena umuceri nanjye nabuze n'uwondya, ahubwo barimo kuyisebya. Icyambabaje nuko abo bakoranye bari bamaze kuva ahangaha baje kunsura ngo nararwaye, inshuti ngaje kunsura ngo nararwaye. Hanyuma se ko yaje kunsura nararwaye yarangiza akahita agenda akavuga ko nigeze ndwara, ahubwo sibonjije. Gusa Imana itubabarire imitima yacu, itubabarire kugira nabi kwacu, idukura uburyarya mu mitima yacu. Ni ukuri ndi umuntu usenga, ndakijijwe, siniyoberanya, kuko nta muntu ukinisha ijambo ry'Imana. No muri Bibiliya biranditse. Ngiye ntabwo sindi handi ngo nimba ushyushye ngo ngiye kukuruka. Nayemeje kamwe, mbuze umugabo ntabwo navuga ngo mbure n'Imana yanjye. Ndasenga mu mbabarire, mbasabye bikuye ku mutima. Abantu bose bumvishije nanavuga nabi, ni umujinya, nanjye ndi umuntu ndarakara, ariko mu mbabarire ni ukuri mbasabye imbabazi. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibane namwe. Wihangane, jamo biragoye, wihangane, nanjye nta bindi byinshi narenzaho kuri mwakwiyumviye. Reka turebe ibikurikiraho, gusa nta bindi byo kurenza kuri ibi ngibi. Urafata ukuri ubonye, sibyo? Nawe ashungure, nawe n'abantu bakuru namwe mushungure. Sinibaza ukuntu umuntu yajya kwifata ngo yarembye akajya kwa muganga. Ibyo bintu ari kubyatira ari prank, sibyo? Akajya mu bitaro, sibyo? Sinibaza ukuntu umuntu yajya gufata umwana. Ndetse na muganga naramwishyuye, nazira serumu narazishyuye. Ngo batoraguye umwana, ngo batiriye umwana, ngo nkuko wafata igihombo gatira. Wowe ubwawe waza akaguhereza amafaranga igihombo ngo umutize umwana wawe. Ngo umutize umwana wamumuha. So numvishe byinshi, nta bigisho byo kurenzaho, ukuri nuko nguko. Gusa n'abanywa inzoga leta iratubwira ngo banywerese bagabanye, kuko inzoga nyinshi ituma uvuga n'ibidakwiye kuvugwa. Reka tubirekere ahangaha. Amagambo menshi atera ibicumuro, mutubabarira aho bitagenze neza, turabakunda. Bye bye. Mukomeze munasengera umuvandimwe, barimo ntago byoroshye. Satani agenda akajya no mu banyamakuru. Aya nta kundi. Reka ngende Innocent. Reka ngende, Imana ikomeze kurinda cyane kandi gukomeze. Subira kuteye kurije nyuma y'ibibazo byabaye byinshi biba bigiye kurangira humura.